umuntu ukora ibintu bihitana abanyarwanda yitwa umukire ubundi se niko gukira ko ari ukubaka imidugudu y'abatishoboye ko ari ukwishyurira abantu mitiwere ahubwo urakira wica abandi bati rero ntabwo bagombaga kubaparinga utaniranya na fandi rutikanga iyo avuga ngo yarambuze nuko bategereje ijambo nk'iryo kuko abantu bagendaga bibaza ngo ko bavugaga ko uko Kazungu ngo ashyigikiwe ngo hagarakiwe n'ingwe ngo none akaba atakivoma bamujanye hari ya nibyo niba hari amakuru niba hari amakuru muri kino gihugu ubu ngubu mazima atuma abanyarwanda batuzamo yego batitaye ku bihombo nukuba inkubiri yo guca etanol mu gihugu igikomeza abantu bose bayishizemo imbaraga kandi nta guhengekereza ngo uyureka tumureka ahanga mpageze wongereho ushyireho na yantuza ya foto yabo hanyuma rero byo kuvuga ngo ibyo bintu twabivuze kuva kera abavuga ngo umukire yafunzwe ngo yagaragajwe mu mapingu cyose nibiki ahubwo bari baratinze hejuru y'abari abacuruzi n'uburangare bw'abakozi b'ibigo bya leta warangiza ngo nabyegereje umuti ugira ngo mbishyire hepfo byegereza umusatsi se byegereza amanose reka tubivugire rimwe muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Marakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye basikana kano kantu bakabona menyi yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe ugasikana ukoresheje telefone yawe niyo guhamagara seriveri kandi command utanze ikabasha kujya aho igomba kujya kandi ukabona ino minota igomba kumara urubyo natari siri murata. You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mbere kwikiyakira ku mpande zose z'iby'umukiriya ashaka bidasabye ko umuseriveri agenda imodoka yiyandika cyangwa ufata ku mpande z'abantu benshi ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'iby'umukiriya yatanze urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya commande yawe itagera ku mushefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Kandi yagura n'umuweta wawe akuzaniye commande kandi iminota mikeya ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero nanjye namaze kuryibikaho nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero iri munsi ya screen yawe urabona ko nanjye nk'agafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee. Karibu. Nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu twari tumaze iminsi tutari kuboneka kubera impamvu zigiye zitandukanye izakazi n'ibindi ariko twagarutse ubu ngubu twagarukanye n'imizi n'imiganda urabona ko nazindutse cyane mwari. Wazindutse cyane. Uraho neza. Ariko hari arugiye gukomeza ariko kuri kijyanye no kuzinduka. Oya ntabwo kuzinduka. Nuko ahubwo inkuru ikomeye cyane. Nukuri guhisha icyatumye tudakora. Umuryango KOP warungutse harya n'umuhungu n'umukobwa. N'umukobwa. Akurikira umuhungu. Nese ubwo urumva ibyo bintu urabihisha abaKOP kugira bigende bite. Hano ntabwo turi bimanuka. Turabyara, turashaka, turarera, tuzashyingira, ntabwo tuzabibahisha. Ntabwo turi inyeshyamba. Ntabwo turara mu marigore. Sibyo niko bimwe tuzakorana imyaka 2 bakunzi tuzakorana imyaka 2 uvuga ko ufite madamu bazakira babyibarize muri komante umwana ntago mubyara c'est ça yego bakunzi ba KOP rero twari tumaze iminsi ndi kumwe na madamu kwa muganga Imana yaduhaye umugisha twihora ku mwana mwiza cyane w'umukobwa tuzaza kuvuza impundu tuzaza kuririmba we ni karibu bibabwire
muzaze namwe nk'aba KOP muzaze muzaze rwose. urumva ko umuhungu wanjye nasimbura kuri KOP n'umukobwa wazagusimbura kuri kamera twarashaje. Ibyo rero aba KOP bagomba kubimenya. Yego kuko babibwira abana babo nabo. Yego njye nkubwiye amakuru yanjye rero. Nawe mbwira amakuru yawe. Ntago nanjye nari nicaye kandi warakoze ko kuwa gatandatu wagiye muri press conference ya RIB. Malgré ibyo n'urwo rubanza wari uriho rutoroshye. Icyo gihe ngene nagiye za Kabuga. Hanyuma ku cyumweru nagiye muri Car Free Day. Ku cyumweru sibyo? Umunsi turi kwa kane. Iminsi ni myinshi. N'ubu mvuye muri sport kuri golf. Ibyo ni ibisanzwe n'ubuzima busanzwe tuba dufite ibindi dukora iyo tutaje kuri kamera. So bagomba kutwihanganira inkuru zabaye nyinshi ariko babyumvisha impamvu irafatika yuko abantu baranyandikiye ati kutavuga kuri Shema Fabrice. Abantu baranyandikiye ati kutavuga ko Kazungu bamutaye muri yombi. Nubwo babizanye mu byo Dr. Murangira yavuze ariko buriya iriya press conference impamvu twayitabiriye nka KOP twagomba kuyivamo biriya byavugiwemo tukagera dufata ingingo ku yindi ntabwo umwanya wabonetse. Hanyuma ubwo Shema Fabrice Kazungu n'inganda zafunzwe biracyakomeza. Ni campaigning nabonye leta ishyizemo imbaraga kandi tugomba kuyifasha. Hanyuma hajemo n'ikijyanye no guca ibintu byo kwiyandarika. Izo ni ingingo eshatu ntavuga muri imwe. So ibya Shema ndabivuga nimugoroba cyangwa ejo. Iby'inganda byo biracyari current cyane ko no mukanya tugiye nanone mu kiganiro nabwo turabona andi makuru ubwo no kugira ngo ibyo ngibyo tuzabihuze. Reka dufate ejo hari umuntu wabazaga ngo usigaye he ko yakubuze. Uti? Ejo afande yarabazaga ngo usigaye he ko yakubuze. Ko yambuze? Ngo ntakikubona. Ubwo nuko kwa taratatambone ariko ejo twavuganye. Ngo no kuri KOP ngo ntakubona. Rero KOP yabaho udahari wowe. Yeje ubabwiye. Ni wowe ugomba gusubiza. Ariko naramubwiye. Ngenye ntago mpamvu. Naramubwiye. KOP ntiyabaho Eliza adahari. Sibyo se? Niko bimeze kabisa. Ahandi mba ndi Yego. Hanyuma rero muri izo ngingo zose utubwiye tugiye guhera ku yihe ngo tugende. Ishoboka ko mu kanya turasubira kuri RIB. Reka tuvuge ku bijyanye no kwiyandarika. Shema Fabrice ni mugari ni ikiganiro nzakora kirambuye murebe nk'umuntu nzi akiri muto atarageza imyaka 20. Hanyuma utarajya kucyo kwiyandarika reka tubanze dukomozeho akantu katari kanini cyane ku nganda n'abafunzwe. Hari abagiye bakora ibiganiro basesengura abandi bakandika ku bitangazamakuru byabo bavuga bati ntago wa parading abantu batari bahamwa n'icyaha. Abandi bakavuga ngo hari ababyigerezaga umutima akavuga ati gutumukire bamu paradinga bakamushyira kuri kamera. Umukire n'iki se ku mategeko bakamushyira kuri kamera. Umukire wica abantu se abo ni bande? Rega ntugafatira ingero ku bantu bafite ibindi bintu cyangwa bisinjirije. Umuntu ukora ibintu bihitana abanyarwanda yitwa umukire. Ubundi se niko gukira ko ari ukubaka imidugudu y'abatishoboye, ko ari ukwishyurira abantu mitiwere. Aho urakira wica abandi. Bati rero ntabwo bagombaga kuba paradinga. Utaniranya na fandi rutikanga. Iyo avuga ngo yarambuze nuko bategereje ijambo nk'iryo. Umuntu rero uvuga ngo baparadinze umukire nta mukire uba hejuru y'amategeko. Umukire muzima nukora ibikiza abantu. Sibyo se? Agatanga imbuto y'indobanure abantu bakarya. Ibyuma ngo umukire yaparadinzwe. Iyi ngingo nuyizana ubwo kwiyandarika turabireka kuko iyi ngingo yajemo n'ibindi byinshi. Wabonye ko n'abayobozi bamaze kubangiza. Gisagara gitifu umurenge arafunzwe. Muri Huye bakubise gitifu agiye kumena inzoga. Muri Karongi umurenge wa Twumba na Murundi naho hari abayobozi bari kuvugwamo gucuruza cyangwa gukora inzoga z'inkorano. So urumva iki kintu cyangije abantu kugeraho gitangira guheregeta inzego kubera ko zirimo abo bitwa bakire. Yego. Rimwe na rimwe babanje no kuvuga ngo nabashumba. Babyumva? Yego. Ariko twongeye twibukiranye ko iyi nka zonye
ntabwo bareba sebuje, ntabwo bareba bareba uzirimo. bareba uzirimo. Uzirimo niwe nyirazo. Yego. Kuko abantu bagendaga bibaza ngo ko bavugaga ko ngo ko Kazungu ngo ashyigikiwe ngo hagarakiwe n'ingwe, ngo none akaba atakivoma bamujanye hari. Ya nibyo. Niba hari amakuru, niba hari amakuru muri kino gihugu ubu ngubu mazima atuma abanyarwanda batuzamo, yego, batitaye ku bihombo, nukuba inkubiri yo guca etanol mu gihugu igikomeza, abantu bose bayishyizemo imbaraga kandi nta guhengekereza ngo uyu reka tumureke. Niyo mpamvu Kazungu bamushyize hariya. Nubwo Murangira yanze kuvuga iryo zina, ariko ubwo twebwe turi kurikoresha. Donc nukuvuga ngo kubera kampanye ikomeye irimo Minisante, ikabamo Minaroko, ikabamo Ribu, ikabamo polisi, ikabamo Minicom, nubwo ari gakeya tuyibona, ikabamo yakabayimo na PSF. Iyo kampanye irakomeye ku buryo itagira uwihengekerereza, itagira uwibererekera. Nuko Kazungu yisanze bari kumubereka. Ahanga mpageze wongereho ushyireho na ya ntuza ya foto yabo. Hanyuma rero byo kuvuga ngo ibyo bintu twabivuze kuva kera, ariko ibintu byo guparedinga abantu bakiri innocent, ba présumé innocent, byatangiye kugenda police ngira ngo hakiriho CID, umuvugizi icyo gihe yari badege tukabibaza. Rimwe na rimwe bakavuga ngo twebwe twaberetse abantu mu kigo cyacu, mwebwe mwagiye mu bigo byanyu namwe muraberekana, ati buri wese akora akazi ke. Ariko buri bimaze kuza hazamo na nuance ivuga ngo twerekana bameze bati, kuko abantu bose ribi bifite ntabwo berekana. Twerekana bameze bati ibyaha bishya, babyumva? Yego. Mu rwego rwo gukumira, yego, no gutanga urugero cyangwa si ibyaha bikomeye. Niyo mpamvu iriya kipe baberetse ku wa gatandatu irimo ibyiciro byinshi ariko byo hejuru. Murangira rero nabivuze arabwira ngo tugiye kubereka abantu mu byiciro bibiri, kandi iperereza ari ku byiciro bitanu. Yego. Babyumva? Yego. Ibyiciro berekanye ni abanyenganda n'abakozi bazo. Yego. Ntabwo abakozi, ubwo ikindi cyiciro kigikorwaho iperereza ni abakozi b'ibigo bya leta byatangaga ibyangombwa, nabo mu nzego z'ibanze babaga bazi ko ibyo bintu biri gukorwa, hakabamo n'abacuruzi. Ibyo byiciro ntabwo barabitwereka. Ushobora gusanga wenda bazabitwereka nyuma, cyangwa ari byo bagiye kutwereka. Pourquoi pas? Impamvu nanze gukoresha iyo bagiye kutwereka nuko turajyayo kino kiganiro tutaragishyira. Ako kantu batwumva abantu bari hano. Turi kuvuga ngo turagiye, ariko iki kiganiro kizasohoka twagarutse. Wasanga birimo kandi ntabwo turi bubone umwanya wo kubyongeramo. Yego. So bivuze ngo kampanye icanye maremare irimo inzego zabishyize ku Minisante nayivuze. Minisante nayo iri imbere. Ntawari utarayivuga. Ni iri imbere. Kandi ari iri imbere. So ni ibintu bicanye maremare bitagombera ngo kanaka tunzi ibingana iki. Hejuru y'ubuzima bw'abantu nta kuvuga ngo utunzi ibingana gutya. Nakomeze kugenda nkurikirana ibiganiro byakurikiyeho, ugume ku murongo ibyo utekereza kumbaza ubimbaze. Ubwo icyo kwiyandarika iminota nidushana turakireka. Ariko ku nzoga kera baravuga ngo niba ngo gukubita intuza nta babari rigize gute. Ibintu birimo gutwara ubuzima bw'abantu, nta tolerance nimwe. Abavuga ngo umukire yafunzwe ngo yagaragajwe mu mapingu, icyo se nibiki? Reka twaherekera tubivuga. Gukira neza ni ukuye ubundi. Hanyuma afande Rutikanga ngira ngo namwe no kuri Max yarahaje ku kiganiro yagiranye ikinyamakuru cyitwa niba ari umunota. Umunyamakuru aramubaza ati ko ari abantu bahombye, yamubajije ngo ese bazishyura ibintu nk'ibyo. Amubwira ati Rutikanga, amubwira ati uwahombye ashobora kuzahomboka, ariko se wapfuye yazuka. Nishwe. Hari abapfuye, hari abahumye, hari abazezengera 11,000. Leta igomba gushoramo amafaranga kugira ngo buriya burozi bubashiremo. Hari abarwayi deja, hari abahumye
irreversible bidashobora abarwayi b'impyiko nibo mvuga abari kuri dialyse si amafaranga ya leta yego none uko avuga ngo umuntu yarahombye nyuma y'imyaka ingahe ashobora no kuza izindi gahunda ariko daboro tubanze turebe ngo hari abatakaje ubuzima abatakaje ingingo abapfuye burundu abangiritse simbizi gusa tumenye ko twaratinze kuri no gahunda mu gitondo hari radio ndi muri sport hari radio numvaga umunyamakuru wari uyoboye ikiganiro arimo avuga ngo zira nzoga ngo harimo ngo inzoga zigera ku meza y'abakomeye ngo zigura 10,000 abantu baramuseka nanjye namusetse 10,000 ngo umuntu arakomeye dufite zigura 600 ngo zigera ku meza akomeye ngo zigera ku meza akomeye ngo kubera zigura 10,000 wabyumvise ndabyumva kabisa oya yabivuze turamwata kiganiro yabivuze turamwataka icyo bishatse kuvuga yatumye mbona binyongerera kuri no content ubundi nubona rikeri iri munsi y'100,000 iyo siyo uzagira ubwoba yego simvuze 100,000 wenda tuvuge mu rwego rwa spirit munsi y'50,000 60 ongera ugira ubwoba ariko nubona rikeri igura munsi y'1,000 iruke wigira ubwoba gusa nta rindi zini kwiyusibye kwitwa uburozi hunga inzira kugira ngo rikeri iboneke barabisobanuye cyane ari Dr Sabin ari ba Mwanafunzi ari bande kugira ngo rikeri iboneke kandi tumenye ko ibyo rikeri d'abord ituruka mu bimera ni imbuto ni imizabibu ni amatunda ni ibitoki bifata hafi amezi ari naho bimara imyaka iyo nzoga bayitaze ubundi inzoga irengwa ntabwo ikorwa wabyuze kwenga brasser ni ugukandakanda ikintu cy'igihingwa kikavamo mu nzira za kikavamo umutobe wa mutobe niwo ugenda uzamuka urabyumva ku rwego runaka pari evaporation solidification muri chimie ikazaba rikeri kubera igitonyanga cyavuye mu byuya bya wa mutobe wacaniriye ugashya none inzoga iri gukorwa iminsi 2 burya niwe wambwiye ako kantu umbwira ngo umuntu ashobora no gutanga komanda akakanya saa 2 saa 8 bakamuzanira imana bivuze ngo ntabwo ari rega ni ukuvanga biriya bita ni ukuvanga ntabwo ari ukwenga bo baragenda kwenga bigira imihango bigira process kuko biba bisaba ngo kuri buri faze igira iminsi igomba kumara n'ikigage ubwacyo utegura amamera yego amasaka yari amakoma ukayinika yamara kumera ukayahungira wamara kuyahungira ya mimere yayo ikagira gute yabona ryavu igahonga ukinura ukayanika twatuntu twari twaje nk'ibimere nitwo tuzana uburyohe kuko ko ryasaga n'igenda kumera ukanika ukavunga ugasya ukabona ifu warangiza ugashigisha umusururu ukawubika ukazagira gute ukazawucanira ukabubonye umuteke burimo urategura umusemburo umuteke nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ugatuma ibyo bita gutuma ni ukongera ifu muri wa muteke kugira ngo icyari liquide gihinduke solide umusemburo ni solide ni nk'itafari yavuye he muri liquide umusururu liquide umusemburo solide abyumva ubwo niko bigenda no gushya fermentation numara kubona umusemburo noneho buracya nyuma y'umusemburo umaze kuboneka ugasya amasaka menshi ukongera ugakora igisa n'umusururu nka wa wundi wakozemo umuteke ariko ya solide y'umusemburo akaba ariza gusembura cya kigage wenze urumva iyo nzira yose none umuntu avuga ngo komande zibeze gutya vanga iki ABCD tugende ibyo byose byabaga tureba ni gute tugira inzoga yenga umunsi umwe ntabwo ari ukwenga so ni ukuvanga none ikibazo nanababaye cyane kuba tutarabonye umwanya ngo tubivuge
hariya barabivuze bakabwira ngo noneho ufashe etanol uvanze n'amazi sibyo 40% etanol ya 40 60 akaba amazi ariko wongeyemo Flavor nayo yakoranywe yindi etanol yego ubwo pourcentage ya etanol yo muri Flavor yiyongeye muri ya yindi ya 40 ntuzi ngo ni kangahe ntuzi iyo iri muri Flavor ari kangahe ubwo byageze muri za 70 etanol iraganza niyo nyinshi ku mazi abantu nuko bapfuye abandi barangirika abandi n'aba resistant nabanyweye nkeya cyangwa se bakagira ubundi buryo bifata bakarya imbuto bakarya neza bakanywa amazi menshi hagije agasiporo utuntu nk'utwo ariko umuntu utariye uvuye kugikwa itarangira ibyo byose byaje tureba turanabivuga bamwe muri bagenzi bacu n'abandi nk'abo bari kuvuga ngo umukire ntagera ntiyere kwitangaza bakuru cyane ntafunga abo batekereza gutyo waravugaga ngo ari kubangamira ngo business yanjye akishyura abantu bakaza bakagukandisha urugi tureba ubu imbaraga biri gutwara uyu munsi iyo bakoresha nkeya etape par etape ntago tuba tugeze bena yego god hanyuma icyo guparedinga nari nabikubwiye ko ku byaha bishyashya ku byaha bidasanzwe cyangwa se ku bintu mbese birenze niho bahamagara abantu bakabereka itangazamakuru ibyo birasanzwe sinzi byo birazwi hari nubwo muri bari abatweretse 16 bose batazajya mu rukiko numvise ko n'itegeko ribiteganya riteganya iki ryo guparedinga ariko ngo bibujijwe kumutunga mikro ngo agire icyo avuga cyangwa interview cyangwa kumuhamya icyaha ni nayo mpamvu ngo bakoresha ukekwaho ibyo nta birenze ariko se icyengenzi nuko adatahiwe ni nka bya byo kuvuga ngo gereza igororero gufunga ngo ntango gutese igihe cyose adatahiwe igihe cyose ari uburenganzira yambuwe umwita uko ushaka nese atahiwe yishwe kuri iyi ngingo arakandi kantu kambabajemo ukuntu buriya ntabwo simbizi icyo kikwereka igihugu kirimo abantu b'abahanga iyo ibyo kuvuga byabonetse nibwo abantu baceceka abyumva iyo ibyo kuvuga byabonetse nibwo abantu baceceka hakavuga abandi bamwe bameze nk'abisinzije abana n'inkono kukubwira kuko nk'ubi dosiye iyi nkubiri ufite umwanya ugatera imetero neza watera insiriri yayo ikirari cyayo gitangirana n'urupfu rwa wa mugabo n'umuvuga izina abyumva iyi mpamvu ya etanol itangirana n'urupfu rwa wa mugabo kuko uyu nguyu muri kwitubukire ngo yageze ngo bamweretse itangazamakuru yatangiye kuvuga icyo gihe urabyibuka ndabyibuka bamwe barahunga abandi baraceceka abandi biganiro babikuraho babyumva ndabyumva kandi ndabyibuka nkaho ibyo bidahagije ubu twifitemo umuntu muri na societe twifitemo umugore twavuga ko abuze abagabo babiri mu gihe kitageze ku kwezi ugende gake ndabyivugira wamugani akenisi turekanye n'umupfa ajyanuka ni ukuvuga ngo twifite sosiyete yacu ifite umugore wapfushije umugabo ntibyavugwaho rumwe n'uvugwa muri urwo rupfu ari mu maboko ataraye uri kwimagina uwo mugore uko ameze uri kwimagina uko sosiyete imufata uri kwimagina we muri we abuze abagabo babiri by the way si byose byaba byo bitaba byo ariko ntabwo abafite uwakamuhojeje amarira mu rupfu rw'umugabo we ntahari uwo bakifatanyije bati nubwo bari kudukeka ihorere mama reka do ntahari arahari se nishwe ari kumubona se nishwe none yemere se kumugemurira cyangwa kumusura
mu maso ya rubanda uko abanyarwanda tubayeho ubu yajyaho ngo mumpe kazungu nkishwe. Ibyo ntabwo tubigeraho kubera ko ntaho bihuriye n'inzoga, ariko personage ibaye nka film, uyu ni main nuza acteur principal, uwo muvugwa uwo bari kuvuga ngo umukere bamwere ahubwo bari baratinze, niwe mukinnyi w'imena, niwe mukinnyi w'ibanze, sibyo? Kuko we arahera, kandi ubwo na mbere yaho no mu ruganda n'ibyagiye bibanza n'iki byose. Hari n'abavuga ko hari izindi nganda hari andi mashami yari afite atazwi, bakinjira no muri management y'uruganda, bakajya mu distributeur, abyumva. None hari urutonde nigeze kubona, niba ari pirate simbizi, ariko ushobora kuba rwari rwo RSB yasohoye nyirango amaproduit manza ari 47 uko nabibonye, nene nabiguhaye, urumva hashize igihe yambura ama license yo gukora produit runaka. Inguvu jini kuri urwo rupapuro nta produit nimwe bari bayisigiye, ni burundu zose. Mu gihe izindi hari aho babaga bafite produit 3 ugasanga basigaranye babasigiyemo 2 no esheshatu bagasigarana 2. Iyo ni inde tape wa mugana Rutikanga. Turabanza duharanire uburenganzira bw'abazizi izo nzoga n'abakizirwaye mbere yo kureba ngo hari abahombye mu buryo buri materiel, ariko hari abahombye mu buryo buri sanitaire, babuze ubuzima, ababuze ababo, bakeneye nabo ko twifatanya nabo muri ayo marangamutima mbere yo kuvuga ngo kanaka yahombye. Harimo n'abavandimwe pe, kuko ndabizi ino nkubiri hari aho bazanaga dina igapakira butike igasigaramo ubusa, ibyuma byaje bicanye, umva nkubwiye gutya. Umuvandimwe ambabarire ntamenye ko namuvuze. Hari umuvandimwe yari afite iduka rifite ibyuma, ariko rikagira agaceri, rikagira agasukari, rikagira utuvuta two guteka, utwunyu, ariko kubera amafaranga yari mu byuma ibyo byose yarabyirukanye yuzuzamo ibyuma. Iyo namusuraga mu minota 30 habaga hamaze gupakira nka rifani 5 mu minota 30. Rifani kandi rifani urayizi, ino modoka kakamoto k'amapine 3 mu minota 30 habaga hapakiye uturifani 5 tugenda urumva bicaye maremare. Tugomba kwifatanya n'abacuruzi ababihombeyemo, bizaza nyuma ariko twamaje kwifatanya n'ababuza ababo, n'abarwaye, n'abazezengeye, n'ababihombeyemo, abagore babuza abagabo kubera batazi n'imiryango, abana babuze base, ababyeyi babuze abana babo, ababuze abakozi. Abo nibo tugomba kubanza kwifatanya muri ayo marangamutima yose mbere yo kwifatanya n'abacuruzi. Abacuruzi n'abanyenganda abahombye bazagana amabanke, abahe ku inguzanyo ku nyungu ntoya, cyangwa bajye mu yindi business, bazigirwa. Inganda zahagaritswe zizashakirwa abahanga biga ikindi cyakorerwa muri izo nganda, imashini zihari, cyangwa bajyana inganda mu mahanga, ibyo bazabifashwa. Ariko turabanza ngo turebe ngo aba baturage twari twararangaye aho bigaragariye. Rero ni gahunda buri wese agomba kujyamo. Ibindi byo kureba biramenwa biterererere n'abari kubigwamo, numvise kabigasekwa nka keza kuri gahunda y'inzoga. Numvise ngo umuhinde ngo umukarani yamusabye icupa rimwe. Umukarani yapakuriraga umuhinde, abona kiwingu, azi ko hanze zacitse atayiheruka, atekwa amahema agacupa kamwe. Ari umuhinde. Ntabwo inkuru wayumvise? Bobo imaze iminsi nk'ibiri ni trending. Umuhinde amwima iryo cupa. Icupa rimwe. Noneho umukarani nawe atireka nze nkwereka. Ahamagara inzego. Iyo ari muha sinzi aho izo kiwingu yari kuzazijyana, yari kuzazisubiza iyo zavuye. Ari mwimye umukarani ahamagara inzego,
bahasanga amakarito 3640 bya Kiwingu. icyo nizo nzu n'ibyo biyoga bindi kubera yimanye rimwe sibyo ariko n'ubundi yashoboraga no kurimo n'ubundi akabivuga kuko ari umukarane n'ubundi wumva gahunda n'ubundi yari kwitanga iyo sinyari. Reka n'ubundi namurangira aravuze ngo iyo uri kuyinywa ntabwo ushobora kwihishira n'ubundi kakugeramo ugahita wizirwa ukavuga ati turiwase mwarimu se ntazicuruza kwibanga. oya not mwarimu, nta mwarimu ucuruza ibyica abantu. Tujye dutanga urugero twireye. oya jya uvuga ba Rubyogo n'abantu ba Rudombo abantu bati Rubyogo mu bafashwe ari ufite izina nk'iryo se hishwe nuko rero ntawe pe. so urumva donc muri zino nzoga tuvuye kuri uko nakubwiye byose sur base ya ethanol byose bishingiyeho ariko hari izindi nkuru zibishamikiyeho nk'uwo muhinde n'uwo mukarane nk'abo bayobozi nakubwiye mbese ibi bintu nta muntu bitakojeje, nta gace wabona kera k'abantu bayera urabyumva yego. ariko ukibaza ngo Rutikanga bisobanuye neza ati Kiwingu iva mu majyaruguru ya Tanzania ahegereye Kenya sibyo kuyenga no kuyikora ukongeraho transport n'icupa ukongeraho transport yo kuva muri ayo majyaruguru ya Tanzania ikagera mu Rwanda ikamanuka ikagera mu dukaritsiye za ntuza za Nsana za Nkana na Gatsirimi ikagera Gahari ikagera Nyabitekeri ikagera za Mushikiri ikiri ku cyatanu. Ubwo yakozwe kurangaye ikageraho kuri cyatanu agashya ka Nyirangarama kari ku 10,000 gusubiza hejuru cyane. kandi amatunda Nyirangarama akoresha ava muri kare gace Rurindo Gicumbi Gakenke bayazana ku mutwe nta modoka ijyayo basa bayikoreye urabyumva ariko agashya kakavamo kagura 12,000 kuzamura voilà hejuru y'10,000 yego. urumva ni muri zone ntirenza ibirometero 5 nta matunda ya Nyirangarama amatunda Nyirangarama akoresha nta na hamwe ava muri ibirometero birenze 5 none yavuye mu birometero 700 mu majyaruguru ya Tanzania igeze ku butaka bw'u Rwanda mu makaritsiye ihagaze icyata. Ubwo coût de production nangahe bo ni nk'ijana kare gafide ntikajya munsi ya 200 cyangwa 300 ubwo ntihagaze imaze guhagarara 400 ngaho yibarire transport igera hangaha n'abakozi abadistributeri noneho igera hano ku kiranguzo yaje muri fuso muri Actros igeze i Kigali muri depot haza distributeur abakwirakwiza abaranguza igera ku mucuruzi kugezaho umumwe wa nyuma ayigura icyatanu. Kuki tutagize ubwo bubundi aho ngaho? Kuki tutagize ubwoba aho? Umumwe wa nyuma yishiye icyatanu. Bivuze ngo umucuruzi nibara yungukamo 300. Icyo cyarakize se? Urumva twagomba kugira ubwoba duhereye aho ngaho. Ubwo ayiranguye icyabiri. Wa wundi uziranguza nawe agomba nibura kunguka agurisha byinshi agomba kunguka 200. Ubwo uranguza yayifatiye icyabiri 1,000 kuri wa wundi wayikuye hanze. Yego. Ubwo ihagaze 1,000 kuva aho yakoreye ku ruganda kugera kuri depo. Aho niho twagomba kugirira ubwoba. Reka tubivugire rimwe. Ubu ugiye mu kabari ahantu bavuga ngo brushette ni 300. Warya hishwe bugacyo ukagaruka hishwe. Ubwo wakumva ari ihene ibintu ni bibiri. Urarya inyama itari y'ihene sibyo? Yego. Urarya inyama itari nzima cyangwa se kugira ngo byoroshye mucoma n'umujura w'ihene kuko nuwayiyororeye ntago yayibaga ngo brushette igure 3. Ubwo mbivugiye rimwe nyine kugira tujye tugira abakenga mu byo dukonsoma.
nubona burushete ya 300 umenye ko atari y'ihene. N'ibindi ukajya kubona ikintu cyaguraga 1000 cyageze kuri 100, ikintu cyamanutseho birenze ugereranyije n'ahandi. Kenisi niwe wabivuze avuga ati ni gute litiro ya rikeri igura munsi y'ibihumbi 10 ari litiro. Numvise Kenya ngo yazuye umugara ngo bone bari kubyemera, iriya GBC yabo yaguraga hagati y'ibihumbi 8 n'10. Ndabyibuka njya ku rukiko ari mu Kagarama sayine mu gihe urukiko rwari rurimo, hari abahungu bari bakiteretse sha sore beza cyane harya imbere mu kabutike saa 3 n'igice, ubwo ngewe narimo nsaba kaji abasore bari kuri cya GBC kinini ari batatu, ntumbwire ngo ntago bagitahanye nta nubwo bagisize. Ibihumbi 10 hari naho 7 8 10 ikabije yaba nka 13 rikeri ya 13 kingana kuri ntugire ubwoba. Ariko bavuze ko ngo ari bizima ibintu byabo. Ya nibyo kuba biziba se impamvu ni nyinshi ariko nanone ntabwo abanyakenya babayeho nk'abanyarwanda, ntabwo turya kimwe, ntabwo tuyobowe kimwe, nta hari byinshi. Butaka bwabo nibwera nk'ubwacu reka kimwe nuko ushobora gusanga yari mu Rwanda ari pirate, kuko uwo muri Kenya yapimye iyafite wasanga inzima zisigara Kenya ariko hano hakaza ibicupuri. Nta makuru baduhaye uko igura hano se niko no muri Kenya igura, niba ikira gice ari kimwe nayo ni pirate. Niba iyo bapimye muri Kenya ubwo kubera ko ariho uruganda ruri iyo yabayigura 5 sibyo cyane cyangwa 4 kuko ntagitegerwa iri muri quartier ni ubwo ho yaba ari 5 so niba ari uko nayo ni pirate. Ikibazo ni ukumenya ngo amamashini apima standardisme ibintu nk'ibyo yego, ariko uko byamera kose se tuvyite nguki izo hanze no zose tugaruke ko imyanzuro yose ni y'agateganyo, hari izishobora kuzakomorerwa sibyo ariko kwica ku butaka bw'u Rwanda ntago bivuze ngo muri Kenya banywa, Tanzania banywa, Uganda banywa, ntabwo ni uburenganzira. Ubwo abasigaye kujya kureba amategeko ngo ya East Africa n'ibiki ariko igihugu kivuze ngo iyi produit wenda cyavana no kuvuga ngo ino produit ni pirate ariko cyavuga ngo ntago tuyishaka iwacu, that's icyo kirahagije. Nubwo ari nzima ni muyigumana ntabwo tuyikeneye. Rese kanyanga kwa nibujijwe ibugane ntibayimwa cyane bakitereka rwose. Buri gihugu kigira umwihariko wacyo yego, kandi izi mpfu zabaye mu Rwanda kubera bino biyoga nta kindi gihugu kirazigira, kandi byatangiye tubivuga turi muri kano gace ariko Kenya nayo irimo, Kenya na Uganda n'u Rwanda mu bihugu byinjiza itanuru nyinshi. Sabe yavuze ko mu mezi 7 hari amaze kwinjira toni 8,000,000. Ibyinshi hari nizazaga mu buryo butazwe, nubo ngo uburozi bwarimo busirikira igihugu ku buryo ushobora gusanga harimo n'ayandi n'izindi agenda ziri inyuma. Abandi barangiza ngo umukire bamwerekanye guteze ribaze litiro 8 ariko baze kujya twisange mu gihugu iki kingana gutya cy'abaturage 14,000,000 harimo inganda z'inzoga 240. Icyo ubwacyo ni ikibazo. Ibyegeranyo byasohoka tugatangira ngo byagenze bite? Inganda 240 mu mashuri angahe, mavuriro angahe. Noneho ubwo hanze y'ibyo hari n'izinjira za etanol zinjira mu buryo butazwi. Ugasanga umuntu umwe muri izo 8,000,000 kimwe cy'icumi kiyarewe n'umuntu umwe. Ugasanga izo flavor bakoresha zose ziva hamwe. Mwagira ngo ibyo bintu bari abantu bose ni bakereka yego
noneho nyiri Flavour we noneho nta nubwo yari yemewe. Nicyo nkubwira ko ari ubutuvara. No, ubwo wabunjyanye muri detail. Kutemerwa, gukoresha ibyangombwa byarangiye, gukorera aho utasabye, gukora ibitemewe, ngaho koza amacupa uwogesha icyangwe. Ngo bageraga gutya bakazunguza. Ngo n'agafuniko icyangwe igikora iki? Se cyo kwikarabisha kwikuba. Ushobora gusanga harimo n'icyo umuntu yikarabishije. Cyangwa icyo bakarabisha batashye. Icyo bakubisha imyanda. Harimo ibintu byinshi. Icupa wavuze ko rikoreshwa rimwe none kumbe uragera amacupa ukongera ukayazana none nibura nta n'akamashini kabugenewe kayoza abantu kubi. Urumva ahantu twari tugeze. Warangiza ukazana amarangamutima ngo bakana hejuru ubuzima bw'abantu. Ngo baberekanye. Buriya ntacyo reka baracyari inosa ariko bahamwe n'icyaha. Ntabwo ari ukureba amategeko gusa. Kurepara repokase, kwishyura imiryango yabuze ababo, kuvuza abagizemo ubumuga, babyumva. Mbese no kugura mitiweli igihugu cyose. Ubu nicyo gihano cyabanza. Kumva kurera imfubyi zasizwe n'abazize ziriya nzoga, kwita ku miryango y'abahumishijwe na ziriya nzoga, bakabagurira agakoni, bakashakira n'ibyo bakora. Ubundi iyo niyo yaba ari justice. Simpamya ko ariko byagenda, ariko ubwo nibwo bwaba ari ubutabera. Ngo ahanishwa oya nashaka guhanwa bireke namenye iyo miryango. Icyo gihano cyo cyaba gikwiye. Yes, nibashinga ikigega. Byose ni process. Yego. Byose ni process. Kuzagera dushinga ikigega cyo kwita ku bantu bagizweho ingaruka n'ibi birozi. Kandi abashyiramo amafaranga 80% bakaba ababigizemo uruhare. Ba nyiri inzoganda 240 nibo bambira agomba gushyira amafaranga 80% akaba yabo, leta igashyiramo 20. Ariko kuri biriya byuma mba mbona barabyegereje umutima cyane. Ngo mba mbona barabyegereje umutima cyane ku byuma. Wowe biri kurese. Uburyo nyine ubu babifashe. Rega impamvu nuko twabivuze mbere. Bakabikerenza. Twabivuze mbere barabikereza. Kuri ino saha nta muryango numwe wabona utarimo mu victime w'ibi byuma. Ntago wabona. Nabo ba nyirazo ushobora gusanga umuzamu we ari zezenge, umukozi we cyangwa umwana wa muzamu we cyangwa mushiki wa shoferi we zezenge. Abantu baramaze guhinduka, amaso yarabayindubaruba. Okay, ntabwo byegeze umutima cyane. Ubushere bavuze ngo barungutse pe. Sibyo? Barungutse nibashore mu bindi. Barekeraho. Nibashore mu bindi. Buri umuzima muri bo yakaba yavuga ati ngewe ndemera ibyo nakoze. Mpawe uburenganzira. Rura ruganda naruhindura ivuriro. Rivura babandi bazinyoye. Uwo bahita bamurekura. Uwaba intwara akavuga ngo ruriya ruganda ndaruhindura ivuriro. Kandi abazize inzoga ndashaka abaganga bazima bazi kubara metanol mu maraso mbazane, kandi abo bantu bavurira ubuntu. Uwo muntu bamurekura cyane. Abararisi nishwe barabitekereza nishwe harya ubundi ninde ubahugura. Ntago muzi. Namwari reka twigire hakurya. Na mitiweli bitanu ntawe watanga iyo promesse ngo avuge ko iriya miryango nibura yayigurira mitiweli. Reka nubwo yamubwira ngo ushyira 3 bose umutima baravuga ngo mundekure uyu munsi buracya nakoze indi. Sibyo? Ahindura izina gusa kuko imashini zirahari. Icyakora no guhindura izina gusa. Ayikosha amafaranga. So rero ntabwo kuvuga ko ndabyegereza umutima no kurumva nyine ubuzima bw'abanyarwanda bwari bwarashyizwe ku ntuza, twarabuhariye nyine abanyemari batuvanamo amafaranga gusa. Batuvanamo amafaranga. Ndabyegereza umutima kandi nkubwira ko abavandimwe babihombeyemo. Akaduka kakaburirwa irengero. Ko byari byo gusa se. Umwe se babiri se.
abantu bose muraganira, wari umucuruzi akavuga ati sigaye nirwa ndangaje ngo baze bitwarire ibyabo, kuko wacuruzaga ibyuma gusa leta iri kubishaka ararangaza akigenda. Ari ubwo twahuye ejo bundi kuwa gatanu, ndavuga ni nigeze guca iwanyu hakinguye madamu ndamubura, ati reka data ubwo yari yarangaje ngo baze bihe ibyabo, kuko nawe n'ibyuma byarimo. Urumva hano twari tugeze, kubyegeza umutima ntago urabiremereje cyane, ariko nta nundi naba we usibyo ko ngende umuntu, nta wundi naba we usibyo. Abantu barapfa, uribuka sinzi niba narigeze kubivuga, hamaze gupfa abafumbwe muri Rwamagana, hamaze gupfa icyiciro cya mbere muri Bugesera, amakuru narayabonye. Icyo gihe naniriwe Bugesera, ariko maze kubona aya habiri, habanje Bugesera hakurikiyeho Rwamagana. Ubwo iraundi ya mbere ya Bugesera bamaze gupfa, nari nabiretse mvuga ngo ndaza kuvugana na meya ngo ajye yumva ibyari byo. Noneho ndi kuva Bugesera, icyo gihe naniriwe za Gashora, hirya aho bita Nyabagendwa. Ndimo ngaruka ngeze Gako, n'uwa Rwamagana arampamagara. Icyo gihe nabwiye abantu twari kumwe mu modoka, nibi bintu ntago byoroshye. Ibya Bugesera nari nacecetse, none hagiyeho na Rwamagana, bose impfu zimwe kubera ibiyoga, ubu nkomeze nceceke. Ndaga ni mw'abantu mwe rero nimwumva ninze kugera kuri kamera mbivuge, kuko ndumva bikaza ibyo bigacaho, ibindi bigacaho. Ibyuma byo mfite uko abanyarwanda babayeho n'ibyo bafite naho bakeneye kugera, ntago barabo kushyiramo icyuma pe. Ko pratigoma ntago gitera imbaraga nibura, usibye kugutinyura. Poor judgment, ibaza ufite abaturage 60% bari bafite poor judgment. Areba umuserebanya akawita ingona. Cyangwa akabona imbogo akayitiranya n'ipusi. Iyo niyo poor judgment. Swabivuze. Yego. Nuvuga ngo ethanol yamaze gukwirira mu bwonko, byose byarangiye. Niba rero dufite abantu bafite degré de discernement yamanutse, aho ni hahandi motari mupfa veni kagukubita kasike mu mutwe. Urabyumva? Akwishyuza yanyweye icyuma, avuga ngo ongeraho nayo gukata. Wajya kumwishyura ukabona aridunza arahagurutse, arugeze kuba inkora ngiye Nyandugu kuri Noheri. None ahise ava kuri moto ngo nge ntayabonye yuzi. Urabyumva? Ngo nayo gukata. Ibaza ufite abantu abasore, cyane ko abazinywaga ari abasore. Babuze degré de discernement, bafite poor judgment. E9 igahinduka M9, igira ikabikimasa. Donc akaza n'intambara kwigi, ariko intambara ikaza mwirwanirira ikimasa. Wose abuguze wabufite. Oya. No. Reba nk'uwo arugeze gutwika butike hejuru y'igiceri cya veni. Poor judgment. 20 francs twika butike. Byego. Hari uwigeze gukubita urushyi umukecuru bapfa senkani. Yari konvayeri. Ni kera. Poor judgment. Senkani ugakubita umukecuru ungana na nyogukuru wawe. Ayo icyo gihe hari umuntu wahise amuhana nawe. Yahise amuvana mu modoka murambika hasi amubyina hejuru. Poor judgment. Urori wahibaze rufite abaturage bose bafite poor judgment. Nta bantu baba ufite. Icyatsi umunyafu ukawita umuhini. Sibyo se? Umuvure ukawitiranya n'isekuru. Poor judgment. Ikaramu ukayitiranya n'imbunda. Poor judgment. Ndetse ufite abaturage niyo baba 30% ubuse wabufite iki? Ntacyo. Nuvuga ngo kandi nabasigaye koko nuko bameze. Ibihumbi 11 abo nabazwe. Bagiye gutwara amafaranga leta yo kugira ngo ibibakuremo. Hejuru y'abari abacuruzi. N'uburangare bw'abakozi b'ibigo bya leta. No warangiza ngo nabyegereje umuti ugira ngo mbishyire hepfo. Byegereza umusatsi se? Byegereza amanose? Cyangwa waragutumye ngo bavugire?
wenda biza harabari bafite abavugizi abakirese harabari bafite abavugizi bano b'ibyuma nigeze harakana numvise umuntu avuga we ngo arasora mwegiye gusora ngo wapakira amagunira y'amafaranga nese umusoro wavuye mu byica abaturage rega leta nayo iratekereza nyine yishimye Kenisi yabibajije ntuza yaje Dr. Sabe mwakunze umusoro mwibagirwa abaturage nese ari leta yakwemera kwitirirwa ibyo bintu se nishwe ko yakunze umusoro ikibagirwa abaturage nishwe kandi umusoro uva mu baturage ubuza abaturage se umusoro wawe ukura he please reka nshaka dusoze mu byo ntekereza bari abantu n'abandi babashamikiye bose wabagize uruhare muri ibi ngibi bagomba gukora projet iri hamwe yongera kubaka abanyarwanda ubuzima bwa ndavuga abanyarwanda mu buzima muri santé niba ari gushinga umwe agashinga centre nutritionnel undi agashinga ivuriro undi agashinga rehab bisi ku buryo nibura mu myaka 5 tuba dufite abantu bafite rich judgment poor judgment rich judgment bari abantu bagomba kubigiramo uruhare kuyo tugira abaturage bafite rich judgment kuko batujyanye muri poor judgment yego reka ngushimira ariko ntaragushimira hari gahunda kandi tuzakavugana turakavugaho nimugoroba ntari nakurekura hari gahunda twari dufite yo kujya gusura mu cyecu gahunda igeze he yes iya gahunda bona byarahagaze aho byari bigeze 130 byaburaga ntago biraboneka ariko ihene zo twaraziguze nubwo abaturage nabo bagenda bazamura ariyo baraduciye 145 bukeye umuturage aragenda abana arabagurisha avuga ngo tumuhe 80 umva ntago byari kuvamo ntago byavamo ejo bundi barangira barampamagara ngo noneho ngo zabaye ngo 200 ihene yose abana babiri ariko bakuru nuko mba ntabyirebera ariko tuzabikora uku kwezi kurarangira tubikoze uko byamera kose Premium Construction Group rero naba engineer beza cyane babahanga aka video camera ko kazi imbere rwose barambwiye ngo barazizuminze cyane inimero zirabura wikosora ndabikosora ko kazi imbere Premium Construction Group nabo naba engineer beza cyane babahanga ishaka kubakirwa inzu nziza kandi ikomeye izaramba uzaturamo kandi ukayitura munezerewe ugana Premium Construction Group naba engineer beza cyane baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakorera hano iremera mu marembo ya REB bafite n'ishami Rusizi iyo rwose ubakeneye ubahamagara kuri 0784 42 cyangwa 0785 85 yego muri Vista Kigali naho na ahantu heza na ahantu hanini na ahantu hagutse habera ibirori byinshi bitandukanye bafite sale z'inama bakagira ibyumba byo kuryamamo n'icyumba gifite uruganiriro n'icyumba gifite urubaraza n'icyumba cyakira imihango yo gutwikurura umugeni urumva ko ari icyumba kinini bakagira igikoni cyiza giteka neza bakagira muco mubizi w'umuhanga bakagira biyari bakagira screen nini cyane abakunda kureba match rwose ni mugane muri Vista Kigali ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nanzira mugere rwose babakire neza kandi ndabizi ko bazabikora kinyamwuga Hanika yego mvugira ibyahanika dusose Hanika nkuko bigaragara muri video yabari abana bara nabo nabakeopi yego nabakeopi Hanika specialite yaho nuko umwana uhize segonderi atana permis provisoire uhize kaminuza agatana permis définitif kandi none wahize segonderi akayigana kaminuza yishyura kimwe cya kabiri ako nagashya gateye ubwo ni umwana wawe wumva azajya kwiga technique muri kaminuza nakugira inama ngo segonderi mujyane Hanika ahiga wa 4 wa 5 wa 6 yo kaminuza uzishyure kimwe cya kabiri cyane ubwo simba mbarabuye ntubarabuye se akosuza na keopi kuri Hanika sha wese uramweruka ntabwo mweruka ariko arabyumva abukira ari yaturangiye ntabwo turabinoza neza niwe twagomba guhura kuko nagomba wumve ko umusuhuje cyane aruhereye hose arabyumva mwarereka ngushimire cyane rero asante sana ibiganiro byacu hano ariko wenda reka twongereho mu rwego rwo kwamamaza dufite ya nzu igeretse ya miliyoni 300 iri Masaka yego dufite yindi y'Intarama ishaka miliyoni 80 Ntarama kuri arete
ugana ku murenge. Dufite n'indi Gasogi nasuye kuwa gatandatu iyo ishaka umupangayi, ibyumba 4 na jaride nziza cyane n'amasaniteri nk'abiri, ni wakoreramo ibintu byinshi, wa kuyibamo cyangwa se ukayikoreramo aka business kari smart, ariko kuba kuri muri quartier y'abantu b'abakeopi gusa. Ariko uyu munsi ari ndasura mu Kagarama, ibyo byose tuba tugomba kubifatikanyamo. Namwe mwese service munsabye zose ndazibaha, ntago ngombera ngo bimeze bitewe ya. Yego, reka ngushimire cyane rero, ku mugoroba turagaruka iyo nkuru rwose yo kwiyandarika nayo Okay. Asante. Tuyigarukeho. Ndagushimiye cyane, ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka. Asante.